ntago impamvu nyamukuru twakira Yesu Kristo ari ukugira ngo aduhe amafaranga, ntago ari ukugira ngo atwambike, ntago ari ukugira ngo aduhe ibyo kurya, ntago ari ukugira ngo aduhe umugabo, ntago ari ukugira ngo aguhe umugore, ntago ari ukugira ngo utware muri Amerika. Impamvu twakira Yesu Kristo mu buzima bwacu ni ukugira ngo aduheshe ubugingo buhoraho, kuko muri we harimo ubugingo, muri we harimo ubuzima, muri we harimo byose. Yesu Kristo adukiza umujinya w'Uwiteka, adukiza urwo rupfu rw'iteka ryose. Niyo mpamvu ku muntu wese wizera Yesu kuri uwo munsi azarokoka uwo mujinya w'Uwiteka. Buzaba ari ubwami bw'amahoro, ubwami bw'umunezero, ubwami bw'ibyishimo, ubwami butarimo kurwara, butarimo gusonza, butarimo kwambara ubusa, butarimo ubupfubyi, butarimo ubupfakazi. Buzaba ari ubwami bw'amahoro, ubwami butunganye, ubwami bugize gute bukwiriye. Nta muntu uzababaza undi, nta karengane kazaba gahari. Buzaba ari ubwami bw'amahoro. Niyo mpamvu Yesu Kristo yitwa umwami w'iki? Umwami w'amahoro. Yesu nashimwe. Mumeze mute? Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Yesu abane namwe. Ikaze nkuko bisanzwe muri studio zacu za RDM. Emmanuel, tubahaye ikaze nanone. Murakoze cyane Christella. Murakoze kutwakira kandi natwe turabakire, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha muri uyu munsi. Manishimwe. Mumeze neza rero? Turashima Imana n'ukuri, ntacyo dushinja Uwiteka. Uwiteka yakoze ibikomeye, natwe turishimye. N'ukuri. Ayo ni amagambo ya Dawidi yavuze ati Uwiteka dukore bikomeye, natwe turishimye. Niyo magambo mpagazemo muri iki cyumweru, ndi kuvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Tubona rero no kubwira n'abandi badukurikiye batameze neza, batari babona ubushizi bw'amanga bwo kuvuga iryo jambo ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ndakubwira ngo nawe ejo iryo jambo warivuga, nawe ejo wavuga ko Uwiteka yagukoreye ibikomeye, kandi icyo kibazo ubona gikomeye nicyo kizatuma watura ijambo nk'iryo, ukavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Humura rero, ahari intambara niho haboneka ubutsinzi. Ntiwatsinda utarwanye, ntiwatsinda utanyuze mu ntambara. Ubuhamya buboneka ku bantu babonye Imana ikora n'imbaraga zayo. Humura rero, ibyicamo byose uyu munsi Uwiteka azabihindura neza, azabihindura amashimwe. Christella, uyu munsi se turavuga kuki? Turaganira kuki? Emmanuel, tubwire ni iki Uwiteka yashyize ku mutima wawe uyu munsi? Uyu munsi rero turi buze kuganira ku magambo y'Uwiteka nk'uko bisanzwe, ariko ndagira ngo dutangire ikiganiro cyacu uyu munsi twiragiza Uwiteka. Dusenge kugira ngo dusengere imitima y'abantu iri buze kwakira amagambo. Dusengere imitima y'abantu iri buze kwakira amagambo. Dusengere umuntu wese kugira ngo mu by'ukuri umuntu uri buze kwakira ino message atameze neza, Uwiteka amugirire neza. Ineza y'Imana, imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana buze ku buzima bwe. Turasenga kugira ngo ino message tugiye gutambutsa ize kugira ubutwari n'ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu urayakira mu izina rya Yesu. Reka dusenge, dufata akanya gato dusenge twiragiza Imana. Uwiteka Mana yera, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Tugushimiye ko waturinze, kandi ntabwo ari twe gusa, n'abari kumva n'uyu uri kumva ino message wamurinze ameze neza. Turagushimiye cyane ku bw'imirimo n'ibitangaza wakoze mu buzima bwacu twese, ari twebwe ndetse no kuri aba ngaba badukurikiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenzera muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo aya magambo tugiye kuganira uyaha umugisha kugira ngo imitima abantu bagiye kuyakira ihindurwe n'aya magambo, ihindurwe nayo, ubutumwa wabuhure, ubutumwa bubakize, ubutumwa wabahesha umugisha. Utameze neza ahabwe umugisha n'Uwiteka amere neza. Uduhe ubwenge bwo kuvuga ibingibi nk'uko ubishaka, kandi n'abari kubyumva ubaho ubwenge bwo kubisobanukirwa. Uduhe n'ubushobozi bwo kugira ngo bino bihindure ubuzima bwacu, tube abo ushaka, duhindurwe n'ijambo ryawe, tugende uko dushaka, tube uko dushaka n'uko twifuza. Tuguhaye umwanya kugira ngo ukore mu buzima bwacu, tuguhaye umwanya kugira ngo uvugane natwe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.
Christella, uyu munsi wa none ntabwo turi buze kujya kure y'agakiza nk'uko dukunda kubivuga ngo nta kindi tuganiraho, tuganira ku ngingo y'agakiza, tuvuga ku gakiza. Agakiza ni iki? Mbese kuki umuntu yarakwiriye gukizwa mbere na mbere niho umuntu akaba yahera. Iyo ugiye kuvuga ku gakiza uba ukwiriye kuvuga urakizwa iki? Urakizwa iki? Kubera icyo ukizwa? Kubera yuko abantu benshi bumva agakiza ariko ntabwo bazi kubera iki dukizwa. Mbere na mbere turakizwa kubera ko hari aho twari twarapfuye. Twarapfuye. Bibiliya itubwira amateka y'ikiremwa muntu. Imana irema umuntu yamuremye atunganye, imurema ameze neza, imurema nta kibazo na gito yagize gute afite. Ariko bukeye umuntu aracumura. Imana rero abwiye umuntu, aramubwira ngo ibiri muri iyi ngobyi yose, ibiri muri Edeni byose wemerewe kubiryaho, ariko ntukarye ku giti kimenyesha ikibi n'ikiza, ntukarye ku giti cy'ubugingo. Imuha ayo mabwiriza. Imana irema umuntu imuha uburenganzira bwo guhitamo. Imana yaturemanye uburenganzira bwo kugira gute? Bwo guhitamo. Wahitamo icyiza, wahitamo ikibi, wahitamo ibyo ukunze, wahitamo ibyo utagize gute. Mbese ni uburenganzira bwawe. Imana ishyize umuntu wo muri Edeni, bukeye umwanzi araza aramushuka aramubwira ngo Uwiteka yarababwiye ngo hariya ngo kiriya giti ntimuzakiryeho. Ngo yarababwiye ngo nyine araza aramushukashuka aca ku mugore aramushuka, birangira bariye ku rubuto Imana yari yarababujije kugira gute? Kuryaho. Uko rero niko ijambo ry'Imana ryagomba gusohora ubutabera bw'Imana. Buri Imana igira ingingo zigera muri zingahe zidashobora guhinduka. Justice y'Imana, urukundo rw'Imana, ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane umuntu wese akwiriye kugira gute? Kumenya. Kubera justice y'Imana rero, Imana yari yaravuze ngo nukiryaho no gupfa uzapfa. None uyu muntu yariye kuri cya giti rero. Ijambo ry'Imana biravuga ngo ntago rizagaruka ridakoze icyo nagize gute? Naritumye. Niba hari ikintu Imana yavuze mu buzima bwawe, bishwa umenye neza yuko iryo jambo rizakora iki Uwiteka yagize gute? Yaritumye. Kuko rero Imana yari yaravuze ngo nurya kuri icyo giti no gupfa uzapfa. Uko niko urupfu rwaje mu isi. Umuntu mu maso y'Imana yaramaze kugira gute? Yaramaze gupfa. Umuntu yarapfuye mu buryo bw'umwuka. Physically aracyariho, ariko mu buryo bw'umwuka umuntu agize gute? Arapfuye. Iyo ni justice y'Imana. Umuntu agomba gupfa uko byagenda kose. Hanyuma rero kubera urukundo rw'Imana, Imana nanone avatse umuntu twaremye mu ishusho yacu tumukunda, twamureka koko agapfa bigashoboka. Ngo dukwiriye gushaka ukuntu tugira gute? Tumucungura. Haleluya. Amen. Niko gutekereza rero Imana itanga umwana wayo Yesu Kristo ngo aze apfe rwa rupfu. Mwibutse ko ikintu cyo gucungura cyangwa gucungurwa ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakoze icyaha hakaba hari ibintu yagombaga kwishyura. Niba umuntu yenda hari amafaranga yagombaga yari yaciwe kugira ngo asorwe muri gereza, igikorwa cyitwa gucungura ni uko haboneka umuntu akaza agatanga ya mafaranga wa wundi yagize gute? Wa wundi yari yabuze, bigatuma ajya muri gereza. Niba ari miliyoni 20 baguciye kugira ngo wishyure usoke muri gereza, ukaba wazibuze kubw'icyaha wari wakoze, tanga incungu. Hagomba kuboneka incungu. Incungu rero igomba kuba, hagomba kuboneka umuntu ufite amafaranga angana nayo wabuze, cyangwa ufite amafaranga agira gute? Ayaruta. Ufite amafaranga ari munsi ntibishoboka. Yego. Umuntu rero icyo yari yabuze no gukiranuka mu maso y'Imana no gutungana. Hagombaga kuboneka undi muntu ufite umuntu nawe nk'umuntu ufite gukiranuka no gutungana biruta ibya wa muntu aragize gute? Yarafite. Niyo mpamvu Yesu Kristo wenyine niwe agomba kuza akagera gute? Agacungura umuntu. Iyo rero niyo mpamvu tuvuga ngo twaracunguwe, nuko nyine hari ibyo twari twarananiwe, haboneka umwami wacu abishoboye, araza bikora mu mwanya wacu, turangije turasohoka muri gereza, dusohoka mu rupfu, twinjira mu bugingo buhoraho. Niyo mpamvu nta muntu wakwikakaza ngo avuge ngo azajya mu ijuru kubw'ikintu yakoze. Azajya mu ijuru kubw'umurimo wande wa Yesu Kristo. Uyu munsi wa none rero Christella turi buza kuganira ku ngingo 8
umukristo akwiriye kubakiraho ubuzima bwe kugira ngo azagere mu bwami bw'Imana. tutarajya aho wari ukidusobanurira ntabwo dusobanuye neza impamvu dukizwa ako gakiza tuba tugakeneye. udusobanuriye impamvu ako gakiza kaje, then twebwe so what, kuki dukenera agakiza? Agakiza, iki kibazo wenda kubw'ikibazo mbajije, agakiza turagakenera. Impamvu dukenera agakiza ni ukumva niba twarapfuye imbere yacu hari urupfu, kandi urwo rupfu buriya ntago ari urupfu abantu babona dupfa ngo runaka yapfuye rest in peace, runaka yapfuye, ntago ari urwo rupfu, ni urupfu rw'iteka tuzagera gute. Niyo mpamvu icyo gihano ntago cyari cyakabaho, isaha yo gupfa y'urwo rupfu ntirakagera gute. Nubwo kuva ku gihe cya Adamu na Eva abantu benshi barapfuye, ariko urwo rupfu ntirurakagira gute, ntirurakaza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga urubanza rw'iteka, ikavuga n'umunsi w'imperuka, ikavuga ibintu byinshi bizabaho nyuma, igihe tuzaba twicaye imbere y'intebe y'urubanza rw'Uwiteka. Uwiteka agiye kuducira urubanza, intebe y'Imana. Uwiteka akicara ku ntebe agacira abantu bose bari ku isi imanza. Niho azabwira abamwiringiye n'abamukurikiye, akavuga ati mujye mu bwami bw'Imana. Abwire n'abataramukurikiye mugende mu muriro, bajye kugira gute, bajye gushya. Muri uwo muriro ntago ari ugushya ngo birangire, ni ugushya by'iteka ryose, ni ukubabara by'iteka ryose, ni ukubabazwa by'iteka ryose. Icyo rero twita ngo ni agakiza, Yesu Kristo adukiza umujinya w'Uwiteka, adukiza urwo rupfu rw'iteka ryose. Niyo mpamvu ku muntu wese wizera Yesu kuri uwo munsi azarokoka uwo mujinya w'Uwiteka. Umuntu wese wizera Yesu Kristo ntago azashya. Umuntu wese wizera Yesu Kristo azabana mu bwami bw'Imana, mu bwami bwa Yesu Kristo na Yesu by'iteka ryose. Buzaba ari ubwami bw'amahoro, ubwami bw'umunezero, ubwami bw'ibyishimo, ubwami butarimo kurwara, butarimo gusonza, butarimo kwambara ubusa, butarimo ubupfubyi, butarimo ubupfakazi. Buzaba ari ubwami bw'amahoro, ubwami butunganye, ubwami bugize gute, bukwiriye. Nta muntu uzababaza undi, nta karengane kazaba gahari. Buzaba ari ubwami bw'amahoro. Niyo mpamvu Yesu Kristo yitwa umwami w'iki? Umwami w'amahoro. Rero iyo tuvuze ngo kuki dukeneye gukizwa cyangwa ngo kuki dukeneye kwakira Yesu Kristo, ntago impamvu nyamukuru twakira Yesu Kristo ari ukugira ngo aduhe amafaranga, ntago ari ukugira ngo atwambike, ntago ari ukugira ngo aduhe ibyo kurya, ntago ari ukugira ngo aduhe umugabo, ntago ari ukugira ngo aguhe umugore, ntago ari ukugira ngo utware muri Amerika. Impamvu twakira Yesu Kristo mu buzima bwacu ni ukugira ngo aduheshe ubugingo buhoraho, kuko muri we harimo ubugingo, muri we harimo ubuzima, muri we harimo byose. Uzi ijambo yavuze Kristera, yaravuze ngo ngiye kwa Data, ngaho ngiye gutegura kugira ngo aho nzaba namwe muzagere gute, muzabaho ngaho. Twizeye ko tuzabana na Yesu, twizeye ko tuzabana w'iteka ryose. Turabashimiye cyane kubwo gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Imana ibagire neza. Ikiganiro nakagaruka, navuga ngo ndabasezeye. Shalom shalom, tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane. Byari byiza kubana nawe no kuganira nawe Kristera. Namwe n'ukuri. Byari byiza no kuganira nawe udukurikiye. Imana iguhe umugisha, turagukunda cyane. Murakoze cyane.